Yes, reka nongere ngushimire wowe udukurikira umunsi ku munsi, ngushimire wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel ya Kiramani Mr Daddy, nawe utarakora subscribe gira vuba na bwangu uyikore kugira ngo ibiganiro dukora umunsi ku munsi bijye bikugera mu ba mbere. Ni wa muhungu wanyu James Legend, akaba ari njye tugiye kubana muri My Heart Talking and Comment. Tugiye kuvuga ku ifuhe ry'uyu mukobwa Becky afuhira Navy, akaba ari naryo ririmo gutuma hagati ye na Judy ariwe Kazuba ndetse na Benita, hagati yabo hazamo umubano utari mwiza. Niba mubyibuka neza, uyu Becky yatangiye kugirana umwuka mubi n'uyu mukobwa Kazuba igihe yari amaze kumenya yuko Kazuba ari mu rukundo na Navy, kandi ngira ngo murabizi ko uyu mukobwa Becky yari ari gukoresha ibitendo byose byagaragariza Navy yuko amwiyumvamo, ariko Navy bigasa nk'ibitamufasheho, dore ko byahise binahumira ku mirari, uyu mukobwa Kazuba agahita aza mu buzima bwa Navy, hanyuma uyu Becky akabura ahantu amenera. Iyo nitegereje nkareba njyewe nsanga buriya uriya mukobwa ari gukora biriya kugira ngo arebe aho yahera atandukanya Navy na Kazuba, hanyuma abona aho yahera yigarurira Navy. Ese nawe waba utekereza ko mu kazi yirukanwe kubera ko uyu Kazuba bavuganye nabi akaba ari we umwirukanishije, none ko agiye kumuteranya n'umukunzi we akamuteranya na mushiki we, bimeze bite? Ese washyigikira uyu mushiki wa Navy kuba arimo kubwira uyu mukobwa Kazuba amagambo ameze kuriya, amubwira ngo abavire mu buzima agire gute? Yarakaye ariko mu kurakara kwe ntabwo azi ukuri, kandi Kazuba nawe urabona ko yicecekeye nyine yamuhishe ukuri, ahubwo ikigaragara niwe ushaka kubanza akamenya umuntu babana ni muntu ki. Guys, mumpe comment kuri iki kintu mumbwire, ari wowe ufite inshuti ikakwitwaraho muri ubu buryo, wabyakira ute? Wabona ko ari inshuti yawe koko bihamye, cyangwa wagira ubundi buryo ki ubitekerezamo? Hagati aho Navy yari aryohewe n'urukundo nyine, urabyibuka ko yari yagiye kubwira mama Dev yuko yabonye umukunzi, mbese ari ibintu bimushimishije. Umubyeyi nawe mama Dev ni umuntu mwiza, agahwema gutanga impanuro nk'umubyeyi no guha umurongo ngenderwaho w'uko umwana akwiye kwitwara kugira ngo ibyo arimo ataboneka abyishukamo cyangwa se abikora mu buryo budakwiriye. Amubwiye ati igihe kiragera burya umuntu akabona umuntu we, ati nk'uko nawe wagize amahirwe ngo akaza mu buzima bwawe. Hanyuma rero Navy we urukundo rwose rumaze kumusaza ku buryo naho ageze naho yifuza kuba yaporopoza uyu mukobwa, ariko njyewe ndabona hakiri kare, ntabwo akaba yabyihutisha muri buriya buryo akiba no kwa mukuru we Tabor. Umva ko ni ibintu nyine akwiye kubanza agatekerezaho. Umugabo witwa Wasese rero nawe akomeje kugenda agerageza Dev, ariko agasanga Dev nawe umwanya ahagazemo uratunguranye, akamukorera ibitangaza, akamukorera buri kimwe. Mwibuke Wasese ari umwe mu bantu bagiye batuma Dev ashobora kuba yakwirukanwa mu kazi, ariko ibyo byose Dev ntabwo abirenzaho, umurenzaho wera ibijumba niko bavuga mu Kinyarwanda. Hanyuma akamukorera ibyiza bitari rimwe bitari kabiri, bigenda bigaragara ko uyu mutipe Dev ari urugero rwiza buri wese yakakwiye kwigiraho. None uyu mutipe wa Sesi kazi amwe mu mabanga ashobora gucungura umutipe Dev akamuvana mu kinyoma yashyizwemo n'umukobwa witwa Bella, amubeshyira ko yamuteye inda. Ese uyu mutipe we ntiyakakwiye kumugira ineza akamubwira ariya makuru, hanyuma uyu mutipe akabona aho ahera yikura mu kibazo? So guys, njye niko numva byakakwiye kugenda, kuko niba kuko abona ko amubereye inshuti
ikomeye kandi imutabara mu bibazo byose ahuye nabyo atamwigizeho indyarya. Ubwo n'abandi mubibona muri ubwo buryo, namwe muri amakomenti mumbwire, ese ni iyihe nkuru y'ubutaha wumva twavugaho, hanyuma tugakomeza kujya turyoherwa muri My Heart Talking uko bwije n'uko bukeye. Ni iki wumva twakongera muri iki kiganiro kugira ngo kirusheho kuba cyiza? Ibitekerezo byanyu ndabishaka, kandi wowe ukurikirana ibi biganiro uri umuntu wacu, uri inshuti y'akadasohoka, reka ngushimire nkwibutse ko ari James Legend mubana. Imana y'u Rwanda ihorane namwe.